burya amazi arimo indimu usanga abantu bayakoresha mu kugabanya ibiro. Usanga iyo umuntu ubaje se nkoresha iki kugira ngo ugabanye ibiro, ikintu cya mbere akubwira jya unywa amazi arimo indimu. Ariko amazi arimo indimu ntabwo ari cyo kintu cyonyine ashobora kuba yagufasha mu buzima bwawe, ahubwo hari ibintu byinshi amazi arimo indimu ashobora kukugirira neza ku buzima bwawe. Hari indwara ashobora kukurinda, ndetse hari n'iyindi mimaro ushobora kuba wakuramo uramutse uyanyweye buri munsi. Aha rero tugiye kureba uramutse unyweye amazi arimo indimu buri munsi yakufasha iki. Muri kumwe rero na Ibyishaka Liliane, ntujye kure utagira ngo basebe muri video kugeza irangiye kugira ngo tuze kumenya impamvu noneho dukwiye kunywa amazi arimo indimu, ni kangahe ushobora kuyanywa, n'iki yagufasha, n'iki yandinda naho mukanya. Icyambere rero amazi arimo indimu ashobora kugufasha nuko ashobora kugufasha gufasha umwijima wawe. Burya umwijima ufite ukuntu ugenda ukagira ibinure byinshi bishobora kuwujya bitewe n'ibiryo urya cyangwa se ibintu unywa, noneho bikaba byatuma umwijima ugira ibinure byinshi biwuriho. Icyo gihe rero iyo unywa amazi arimo indimu aragenda agakamura bya binure byari biri ku mwijima, umwijima ukareka kugira ibinure, ukaba wagabanuka ntukomeze kubyimba cyangwa se kubyibuha. Kandi burya umwijima iyo ufite ibinure byinshi kuri wo biba byakwangiza ubuzima cyane cyane, nawe ushobora gukuramo indwara z'umwijima ndetse n'izindi ndwara nyinshi ziba ziterwa n'umwijima iyo utameze neza. Kandi burya usanga n'umuntu iyo afite ikibazo cy'umwijima ubyibushye, usanga ushobora gusanga afite inda nini cyangwa se inda ibyibushye. Aha rero iyo umwijima wawe umeze neza, iyo wagabanyije amasukari ukagabanya amavuta, noneho rero ukanywa n'amazi arimo indimu, wa mwijima uragenda ugakamuka, ukaba ari umwijima umeze neza, ufite ubuzima bwiza, noneho ugasanga na yanda yagabanutse kuko umwijima wawe uhagaze neza. Icya kabiri rero ni uko iyo amazi arimo indimu uyanyweye buri munsi ashobora kuba yagufasha kugabanya cholesterol iri hejuru. Burya cholesterol iyo iri hejuru ubuzima bwawe buba buri mu kaga, kuko usanga ushobora kubara umutima, kuba wagira ikibazo cy'ubwonko, kuba wagira ikibazo cy'ingingo, kubera ko udutsi tumwe na tumwe tugenda twifunga, ugasanga amaraso biragoye gutembera, ugasanga umutima nyine nawo ugize ikibazo ndetse n'ubwonko. Aha rero cholesterol iri hejuru usanga iterwa na none n'ibiryo turya, ugasanga inyama zitukura, za fromage, amagi, ibintu birimo amavuta, amafiriti, ndetse n'ibintu birimo amasukari, yaba imigati, amashokora, inzoga, amafanta, ibyo bintu byose usanga biba birimo amasukari. Ni byiza rero kubinywa bigabanyije cyangwa se kubirya bigabanyije kugira ngo ushobore kuba watuma cholesterol yawe iba iri ku rwego rushimishije. Burya cholesterol ntabwo ari mbi mu buzima bwawe, kuko ituma amahormone yongera akiyubaka cyangwa se akaza amahormone mashya. Aha rero ni byiza rero kumenya ngo cholesterol yawe ihagaze neza, ihagaze ite. None rero mu buryo bwo kugira ngo ushobore kuba wakirinda kuba yajya hejuru cyangwa se ibe yarenga, uramutse ukoresheje amazi arimo indimu byibura kenshi gashoboka, byagufasha kuba cholesterol yawe yaba ihagaze neza. Icya gatatu rero ni uko amazi arimo indimu ashobora kuba yagufasha kugabanya ibiro. Aha rero iyo agiye kugabanya ibiro ntabwo ari ibintu biri direct, ahubwo birabanza bigafata izindi nzira. Aha rero iyo unyweye amazi arimo indimu aragenda akabanza akagabanya insuline iri mu mubiri wawe. Abantu benshi tuzi ko abenshi twumva insuline ari uko umuntu arwaye nka diyabete, ariko burya insuline ni irakenewe mu mubiri wawe, ariko nanone iyo iri hejuru si byiza, kuko burya insuline iterwa n'amasukari turya. Iyo rero amasukari yawe ari menshi, insuline iriyongera ukaba wakurezamo n'izindi ndwara. Aha rero iyo amazi arimo indimu yagabanyije insuline, umuntu aratangira ntiyongere kugira apeti, kuko burya insuline iyo ari nkeya mu mubiri wawe ntabwo ugira apeti nyinshi mu buhoro burya, kuko amasukari ari mu bintu bishobora kuba byatuma umuntu yifuza kurya buri munota, ashaka kurya buri kanya, agaciro ahangaha kumva urashaka kukarya. Ariko iyo wagabanyije amasukari mu buzima bwawe bituma ugabanya ibiryo urya, bituma ugabanya kumva ushaka kurya, noneho rero bikaba byakurinda kuba wagira umubyibuho utifuza. Aha rero niho uzasanga amazi arimo indimu uramutse uyanyweye yagufasha kugabanya bya biro. Icya kane rero burya ni uko ngo amazi arimo indimu uramutse uyanyweye buri munsi yagufasha kuba wagabanya gusaza vuba. Ubushakashatsi bwakorewe ku mbeba bwagaragaje ko imbeba zanywaga amazi arimo indimu
ugereranyije n'izitarayanyweye, izanywa amazi arimo indimu zarambye kurusha izitaranwaga amazi arimo indimu, kuko zarengejeho ibyumweru 3 ugereranyije n'izindi. Rero ahangaha murabizi ko ubushakashatsi bukorera ku nyamaswa, niho rero dushingira tuvuga ko amazi arimo indimu ashobora kuba yafasha umuntu kuba atasaza vuba, ukaba wagira n'itoto, kuko burya habamo vitamine C, kandi vitamine C niza ku ruhu rwawe, bikaba byatuma rero ushobora kuba utasaza vuba ugereranyije n'umuntu utanywa amazi arimo indimu. Icya gatanu rero ngo ni uko burya amazi arimo indimu uramutse uyanyweye buri munsi hari indwara yakurinda, cyane cyane nka kanseri. Hari kanseri z'umwihariko ashobora kukurinda, nka kanseri y'ururimi, nanone na kanseri y'ibihaha. Ahangaha ni ukuvuga ngo uramutse unyweye amazi arimo indimu yashobora kukurinda izo kanseri. Kandi abantu banywa amatabi, abantu bakunda gukora ahantu hari ibintu by'imyotsi, bakunda kugira izo kanseri z'ibihaha. Rero wakiga kunywa amazi arimo indimu kugira ngo byibura wenda ashobore kuba yakugabanyiriza kuba wagira icyo kibazo cya kanseri. Icya gatandatu rero ni uko burya amazi arimo indimu ashobora kuba yatuma umuntu agira vitamine C mu mubiri we. Burya indimu kuyirya bisanzwe cyangwa se kuba wayinywa mu mazi ni byiza cyane, kuko byongera vitamine C. Kandi burya vitamine C ikomeza amagufa, ikomeza amenyo, ishinya. Ariko usanga umuntu ava amaraso mu ishinya, ni ukuvuga ngo vitamine C aba ari nkeya, cyangwa se ugasanga amagufa ye ntameze neza. Ni byiza rero kongera vitamine C mu mubiri wawe, ifasha n'uruhu. Rero ahangaha rero bisaba ko urya indimu iri fresh. Hari igihe usanga umuntu wenda avuga ngo nzagura indimu zakorewe mu nganda, ukagura icupa ngo nyemo akayiko. Iyo zagiye mu nganda akenshi usanga vitamine C itakirimo. Ni byiza rero ko wagura indimu isanzwe ukayikata, wayirya wayishyira mu mazi, akaba ari ko wayikoresha kugira ngo ushobore kubona izo nyungu za vitamine C ushobora gukora mu ndimu. Tugiye gusoreza rero ku ndwara zimwe na zimwe amazi arimo indimu ushobora kunywa akaba yagufasha. Abantu bagira ikibazo cya hemorrhoide mu matwe, niko mu Kinyarwanda bazita, ushobora gukoresha amazi arimo indimu bikaba byakurinda. nanone circulation, uburyo amaraso atembera mu mubiri wawe, kuba wanywa amazi arimo indimu kubera bya bintu agenda agakamura ya masukari ari mu mubiri wawe akagenda akayoroshya, ugasanga rero bitumye amaraso atembera neza mu mubiri wawe. Ikindi burya nanone ni uko amazi arimo indimu ashobora kuba yagabanya uburibwe umuntu agira mu ngingo. Hari ukuntu umuntu asanga ababara mu ngingo, arababara mu mavi, mu maboko. Ahangaha rero ni byiza ko unywa amazi arimo indimu, byagufasha kugabanya ubwo buribwe ugira bwo mu ngingo. Naha rero dusoreje umumaro ushobora gukura mu mazi arimo indimu. Urumva rero ko atari uko yagufasha gusa kuba wagabanya ibiro gusa, ahubwo agufasha mu bintu byinshi. Twabonye indwara ashobora kurinda, kandi twabonye n'ibyiza ushobora gukuramo uramutse uyanyweye. Burya rero n'uruhu nanone rukenera vitamine C. Urumva rero ko ni byiza ku bantu birirwa ku zuba, cyane cyane n'abantu usanga bakenera vitamine C kugira ngo birinde uruhu rwabo ntirwangirike. Ni byiza rero gukoresha y'amazi arimo indimu. Rero nimba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo, ushobora kubishyira muri comment tukazabiganiraho ubutaha, cyangwa se nkaba nagusubiza. Nimba rero wayikunze ino video wakora like, kandi nimba hari umuntu uzi yagirira umumaro wanamusharinga. Rero kandi mbibutse gukora subscribe kugira ngo dukomeze dukore video nziza kandi dufatanyije hamwe twese. Ciao, naho